yigize kanzi koga. Uyu mugani baca ngo yigize kanzi koga bawuca iyo babonye umuntu wirata ku bandi mu mihayo. Ubwo ni ubwirasi bw'agakabyo, nibwo bagira bati nta kuriya yigize kanzi koga. Wakomotse kuri nzi koga ya Bikinga w'umunyagisaka ahayinga umwaka w'1700 yabitaye iburega. Uyu mugani baca ngo yabitaye iburega bawuca iyo babonye umuntu babujije gukora iki n'iki agahinyura inama bamugiriye. Niho bagira bati ibyo twamugiriye n'inama yabitaye iburega. Ubwo bashatse kuvuga ko yabyanze. Wakomotse kuri Ndungutse wari wigize umwami mu rwimo rwa Musinga hagati y'umwaka w'1910 ndetse n'1912. Kuvuga ibyimbitse andika muri comment ati igice cya kabiri. Uyu mugani baca ngo yariye Karungu cyangwa yarimye Karungu wakomotse kuri Nyirakamagaza n'umugabo we Karungu bo mu Rwamara rwa Kigali. Ku ngoma zo hambere bawuca babonye umuntu warakaye yarubiye nibwo bavuga ngo nimubise dore yariye Karungu. Urifuza se kumenya byinshi kuri wo? Andika muri comment ijambo ngo igice cya kabiri. Yaje bugubugu. Uyu mugani baca ngo yaje bugubugu bawuca iyo babonye umuntu cyangwa ikintu cyadukanye inkubiri. Niho bagira bati yaje bugubugu. Wakomotse kuri Muganza witwaga Bugubugu yadutse iburiza ahica rubanda wari warigize Rwankubebe. Ubwo yari yarigize indakoreka aho hari mu mwaka w'1600. Ushaka se kumenya byinshi kuri wo? Andika muri comment uti igice cya kabiri k'uyu mugani. Iyi ni Imbumbe Knowledge ku migani. Uyu mugani baca ngo yigize Rwankubebe bawuca babonye umuntu w'intwari wanamiza mu mahina ntagamburukaho rukomeye nibwo bagira bati naka uriya yigize Rwankubebe. Iryo zina ryakomotse kuri Sekanyambo w'umunyagisaka riserurwa n'abagore be b'Imanga Mutamu na Mukasi ahagana mu mwaka w'1600. Uyu mugani baca ngo yaruhiye Gatsi. Ubundi kuruhira Gatsi ni ukuruhira ikinani cyangwa gukorera ubusa. Uyu mugani wakomotse kuri Gatsi Kasyori mu Kibari. Uyu mugani baca bavuga ngo yararurashe. Uyu mugani baca ngo yararurashe wakomotse kuri Kazega Kandabarasa asaga mu mwaka w'1700. Bawuca iyo babonye umuntu ugize amahirwe yo kubona icyo abandi baririraga nibwo bavuga bati yararurashe cyangwa se ngo yarurashe. Yaraye Rwanambi. Uyu mugani baca ngo naka yaraye Rwanambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwanambi. Wakomotse kuri Sekayanje ka Nyakazana mu Mvejuru bwa Nibutare ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahayinga umwaka w'1700. Yigize Kabushyungwe. Uyu mugani baca ngo yigize Kabushyungwe bawuca iyo babonye umuntu wigize indakoreka bamugoragoza akabikinani nibwo bagira bati nakuriya yigize Kabushyungwe. Wakomotse kuri Bushyungwe w'Ikageyo ubwo ni Gisenyi ku ngoma ya Mutara Rwogera. Tugenekereje harimo mu 1850. Kaze neza muri wa mugani. Uyu mugani baca ngo yaruhenyani. Uyu mugani baca ngo yaruhenyani bawuca iyo babonye umuntu wahirimbaniye ikintu kikarenga kikamupfubira nibwo bavuga ngo yaruhenyani. Wakomotse kuri Nyani ya Mashira ya Nkuba ya Sabugabo asaga mu mwaka w'1400. Yigize Kahanga harya. Uyu mugani baca ngo yigize Kahanga harya bawuca iyo babonye umuntu wanze kuva ku izima akagarambira ushaka kumutegeka ku gituna nibwo bagira bati nakuriya yigize Kahanga harya. Wakomotse kuri Hanga harya wo mu Nyantango ubwo ni Kibuye. Icyo gihe hari mu mwaka w'1600. Yanyoye inzoga nyinshi ku buryo yasinze cyane akavuga cyangwa agakora ibintu bitari byiza cyangwa bitumvikana.
ubwenge bwe bwahindutse kubera inzoga, ntakibasha kwifata ndetse no gutekereza neza. Aravuga amagambo adasanzwe kubera ubusinzi, akoze ibintu bitari bisanzwe mu mico ye. Iyo umuntu atangiye kuvuga ibintu bidafite aho bihuriye, abandi baravuga bati yereka ko umwitaho cyane yanyoye inzobya. Ubundi uyu mugani ngo yanyoye inzobya wakomotse he? Uyu mugani baca ngo yanyoye inzobya wakomotse ku muntu witwaga Nzobya w'Ingarurira mu Buyenzi. Yari umutoni wa Mibambwe Senabyo ahasaga umwaka wa 800. Bawuca iyo babonye umuntu yanyoye agasinda, bamwe bavuga ngo yabaye Sabizeze. Yaruhiye Gaheshi. Uyu mugani baca ngo yaruhiye Gaheshi wakomotse kuri Gaheshi ka Rubyagira wo mu Bumbogo, ubwo ni i Kigali, ahasaga mu mwaka w'1600. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu uvunikira ibintu ariko akarenga ntabibone, cyangwa yakora umurimo ugaragara ntagire icyo ahungukaho, nibwo bavuga bati yaruhiye Gaheshi. Kaze neza muri wa mugani. Uyu mugani baca ngo bishya bishyira Bishyito wakomotse ku mugabo witwaga Bishyito ahagana mu mwaka w'1600. Umugani bishya bishyira Bishyito ni umugani ukoreshwa cyane mu Kinyarwanda ushaka kuvuga ko iyo hari ikintu gishya cyangwa impinduka nshya, abantu babanza kubyibazaho cyangwa kubivugaho byinshi. Akenshi abantu babanza kubinenga cyangwa kubigaya, ariko nyuma bakazabyakira bakabimenyera mu magambo yoroshye. Iyo ikintu gishya kije, abantu ntibahita bacyemera ako kanya, barabanza bakakivugaho cyangwa bakakigaya, ariko nyuma bakakimenyera. Ziracyapfa bitanihira. Uyu mugani baca ngo ziracyapfa bitanihira bawuca iyo babonye ibintu bikomeye nta makwa. Ubwo iyo babonye ibintu biguye mu makuba y'ubwoko bworetse ibindi, nibwo bagira ngo ziracyapfa bitanihira. Wakomotse kuri Bitanihira wo mu Bufundu ku ngoma ya Kigeli Nyamuheshera ahahinga umwaka w'1600. Imbumbe knowledge ku mugani. Uyu mugani bawuca ku muntu usuzuguritse, baca amaco yo kwirozanga icyo agamije kubaha, nibwo bagira bati nimucyo twigendere nta nzoga ya Nzonyo. Wakomotse ku mugabo witwaga Nzonyo ahagana mu mwaka w'1600. Umugani umwe isomo rikomeye, nta nzoga ya Nzonyo. Yigize Kahanga harya. Uyu mugani baca ngo yigize Kahanga harya bawuca iyo babonye umuntu wanze kuva ku izima akagarambira ushaka kumutegeka ku gituna, nibwo bagira bati nta kuriya yigize Kahanga harya. Wakomotse kuri Hanga harya wo mu Nyantango, ubwo ni Kibuye, icyo gihe hari mu mwaka w'1600. Yigize Syoli. Uyu mugani baca ngo yigize Syoli bawuca iyo babonye umuntu wese uyigize umushirasoni kabuhariwe hakaba ikinani muri byose, nibwo bagira bati uno mwana cyangwa uno muntu yigize Syoli. Byakomotse kuri Syoli w'inyagahanga ahagana mu mwaka w'1600.